Nibiki wabonye bwa mbere yinjira mu ndege? Ikintu cya mbere cyambabaje kuko wanyenjiye inyuma nambwira ngo ningende ngo ibyo nkoze byose ngo ugende urebe ibintu nkoze ngo nawe uhita ubikora. Umva nkubwira oya. Ikintu cyambabaje nukuntu ninjiye mu ndege mbona azari ikintu cyantongoye. Twagezeyo ishonje. Ibaza isaha imwe umaze kurya. Turatuntu batanga mu ndege natwe abari dukeye. Hari utinya tuwarete turashaka kugaburira kuko dukenera kujya muri toilette kandi kangana gutya. Iriya yari breakfast. Umva ikintu ahubwo cyantunguye. Yari breakfast. Umva iri kugura itike y'indege. Kubuzi no gusoma hari igihe ndabifasha. Hari ushaka kodaringa ibitari bye. Ariko nyine budege bakuzaniye inkoko. Kozo mu ndege yaraje. Ari kugenda asaba afite nibirya inkoko beef or chicken aramusubiza. Nanjye ngeraho beef or chicken abantu chicken. Ubwo nari nzi ko ari nk'akaguru. Ari inkoko bagiye kugwa yuzuye. Rero ukakaguru k'inkoko. Mbona mpereje akantu k'aka box. Urizo wajya kugwa inkoko ukayihamya kweri kweri. Mbona mbazana akantu k'aka box kangana nkagutse. Meze bite? Funguye nsangana. Ndaza kumbaza ko baduhamaye ibikiza. Nibyo ceceka. Funguye mbona nuko dukupye ugiye nese nta mugiye kongera kumuhamagara. Yambuze dukupye ugiye ushaka gusanga byihutirwa. Umva uriya motipe we na ntuze wa namuheta bimeze gute? Shaba ari abantu nabonye ibintu bya crash bishobora gufata intera idasanzwe. Uriya mudamu wakundanaga na cyusa nagwa n'inzoka afite buri ibintu kubona umuheto n'umuhungu unamufasha gutyo ndamufasha gutyo nakandi gafata nabonye barebana mu maso. Ubwa mbere nimbonye na muheta afite isoni. Ubona nyine ko hari za fosete ziri mu kazi. Usore nawe noneho uriya mutipe yabeshye ngo crash. So kunkunda cyangwa nawe nibyo yashaka kubwira. Sinaomi basa ibyo reka nze numve audio ahise yohereza. Yesu naomi koko. Sonanze ariko ibintu bishimisha CHITA ibaza kwikupre yanuze ya muheto n'uyu muhungu gushimisha. Audio reka mbe. Ariko uzabayoborera ubukwe. Reka turebe. Oya. Ibintu naomi yanyandikiye. Uri mu Rwanda ukeneye kuruhuka, kwiyakira cyangwa se ufite ibirori, inama, ubukwe, igisubizo cyawe ngiki. Galaxy Hotel mu Kiyovu cyangwa i Rubavu ku mazi. Cheers. Yes, ringuzuze kandi mwifurize ibihe byiza ukora ISIMBI TV. Nizere yuko umeze neza. Nizere yuko aho yatandukanye ku isi ibintu bimeze fresh. Kumuntu bitameze neza akaba dukurikiye. Ndamwifuriza gukomera, ndamwifuriza kwihangana, ndamwifuriza kwakira ubuzima arimo mubwira yuko mwisi bibaho. Uyu munsi bitagenze neza ejo biba bigomba kugenda neza kubera Imana. Hamwe no kwizera, usenga, unakora. Nta kidashoboka. Ndi inside Africa. Inside Africa mu Kiyovu kwa Maurice. Niho ngiye kuganira ndi kumwe na CHITA Magic benshi niko bamwita ariko yitwa Niyitegeka. Oya. Nitwa Julius CHITA. Niko nitwa. Kwa Maurice urabana gute? Ndakunda cyane ni heza. Urahakunda bitarabaho. Hano na Masamba buri arahakunda cyane. Makundira uburyo hatuje. Nta wamenya ko ari mu Kiyovu hagati. Ariko buri kintu makundira ntabwo ari uko ari mu Kiyovu gusa. Makundira uburyo hubatse bijyanye n'ibyo nkunda bya Kinyafrika. Buri nkunda cyane ibintu bikoze mu mbaho, ibintu bikoze mu biti bya Kinyafrika. Ndakunda ibintu bya Kinyafrika. Niyo mpamvu ahantu hakunda. Izi mbaho ndazikunda cyane, nkunda izi ntebe nyine ntabwo nkunda ibintu by'ibi made in China, made in ni nayo mpamvu wambaye made in Rwanda. Ariko CHITA murabona ukuntu asa. Uyu munsi ntabwo ari buguserereza kubera ko ngiyewe n'ubundi ntabwo nyaguserereza. Wambaye neza pe. Umunsi urwango ntabwo rushoboka. Uyu munsi nuko ngiye ntabyo by'abazimu ba Pasteur Theogene, nuko ngiye ntabwo ngira bari kuba bazi. Uyu munsi bari kuba bapfuye. Bari kuba bazengeye. Oya uyu munsi sha wambaye neza kabisa. Uzi ko wambaye neza kurusha ku munsi w'ubukwe. Niwe wihakana ubereke video y'ubukwe bwawe. Ubukwe bwandese. Bwawe. Ubukwe bwanjye nari nambaye neza, nari nishimye cyane. Sha wari wambaye neza kabisa. Buriya ngewe ngira umwihariko wo kwishima igihe biri ngombwa gusa. Igihe bitari ngombwa. Igihe bitari ngombwa ntabwo nshobora. Wowe warakaye. Ntabwo bishoboka. Nta nubwo ari na byiza buriya. Nujye pretending. Buri abantu benshi barapretendinga ngo kugira ngo batagaragara nabi. Ariko buriya ngewe mbaho uko bikwiriye kugenda. Niba nishimye ndishimye. Niba ndi muri mood mbi kirazira kunyegera. Afite ikawa y'ubwenge.
ariko iyo nishimye nabo twegeranye bibagiraho ingaruka nziza. Ariko iyo ubabaye nabwo iyo mbabaye baragahinda uhereye kuri aniseti. Oya buriya we ntabwo dukunda kuba turi kumwe. Iyo bitagenze neza umuntu wa mbere bigiraho ingaruka na aniseti. Ngewe abantu bampemukiye cyangwa ndi muri zone ntashaka, mba nkeneye ibintu bibiri gusa. Mba nkeneye gusenga ubundi nkaryama. Iyo ubwenge busubiye ku gihe rero biba ari sawa cyane. Akenshi n'umudamu ntwarayo n'ibyo ngibyo. Nibyo. Hanyuma natangiye mvuga ko wambaye neza. Mbona ntiwabahaye agaciro. Ndongeye mbisubiyemo wambaye neza. Nubwo mbere giye nkubonye wambaye neza gutya. Bimbwire nyine witonze uhere ku rukweto. Uyu nkweto zo nyine izi ngizi zero wambaye ku bukwe bwa kwa Ntuzera. Kwande? Kwa Rose. Kwa Rose. Oya. Kwa Rose nari nambaye inkweto zizamuye z'uruhu nazo ni made in Africa. Iyi pantaro yo yambaye kwa Miss Naomi mu bukwe. Ni ingwe nambaye. Yego niyo. Uko nkunda tisi ifite imeze gutya. Ariko iyi pantaro yamwira. Neza iyi pantaro ni nini. Uri cyo ndi kwibaza. Iyi pantaro ngunyambaye raza mu bugi. Yaba ari boyfriend. Cyanye urebye ukuntu ari ngufi. Ukareba ukuntu ari nini naba nambaye boyfriend wabo. Oya ntabwo aba ari ngufi. Neso ni ngufi gute. Agarara turebe Chita. Igera hasi. Dore agarara turebe. Dore. Neso ari tagera hasi. Rero nkunda kwambara muri ubu buryo. Oya wambaye neza. Biragoye kumbona nambaye akantu k'agapantaro ngo kanyegereye. Atumwe twa Irene. Irene se yambara icupa. Yagoko. Oya umuntu wambara udupantaro duto. Oya Kanimba wo muri bamenye. Oya Kanimba we birabi byo biteye ubwoba. Ari amapantaro ntabwo ngiye bishoboka. Sibyo? Kanimba namubonye kunavana imipantaro aburi gisubizo. Nabwiye uyikuramo gute? Arambaye agapantaro kamufasha. Kandi kagera nk'ahantu hejuru. Ngewe nkunda ipantaro zimeze gutya kandi irekuye umubiri. Iregura mukuru kandi uri umubyeyi. Nkambara ni bura n'amashati uzabicunge nambara. Zimwe zimeze nka za ministry. Amatoyi. Zari ntoya cyane. Ariko nyine nibura zitegereye umubiri kaba irekuyeho gatoya. Ntabwo nkunda nyine pantaro kagufashe. Agapira gatereye mu kwaha za pantaro zigeze aha ngaha. Bira ntago ari ibintu bya. Nza Kanimba. Hanyuma trainer yagukozeho rero. Nanjye yandode ikoti mani byiza bya hatari. Uriya musore kabisa ari gukora ibintu byiza cyane. Nubwo business ye yise rich man ntabwo nzi niba abantu batari rich batemerewe kujyayo. Baremerewe. Ariko nkurikije uko gahunda ze zimeze ntabwo bihenze kandi afite hari imyenda acakayo. Ariko usibye ko nasanze baradoze utwenda dutoya mu nda kandi iriya ni sample man. Ni amasample bimeze byo muri West Africa. Nkunda iriya myenda ndayishaka complete yayo. Uzi imyenda amasamba yari yambaye kwa Gahongayire y'umweru cyane bitarabaho. Shaka iy'umweru ipantaro ifite n'ishati yayo igeze gato yo mu ntege isatuye mbese ifite ukuntu imeze ya made in Africa. Ariko ubwo nyine za trainer nabyarabido. Nakoresheje commande bareba nafashe ibipimo by'ingenzi. Ariko uzi uko ari byo. Mu bitugu, mu maboko, uburebure bw'amaboko. Ubwo rero nikurikiyeho. Ikunda kuba mu bihugu nka za Nigeria, za Ghana no muri Gabon. Biriya bihugu cyane cyane za Benin. Naho biriya bitambaro biva. Buriya amatisi menshi yaba bikorerwa mu Rwanda cyangwa ibiza mu Rwanda. Buriya nka Angelique Gatarayiha bikubwira. Ibitambaro ibyinshi n'ibitenge byiza biva mu bihugu byo muri West Africa. By'umwihariko Ghana. Hanyuma the trainer nawe shagira amakoti meza man. Amakoti. Yarandodeye. Iri koti sijyari ndi ubu ngo sigara umwami w'Ubwongereza. Iryo koti yari yambaye. Reba ngo imeze. Sibyo? Iri koti niryo yari yambaye ni ishati y'umweru niyo yari yambaye. Aza mu Rwanda. Reba ukuntu bimeze Shema. Aza mu Rwanda ni iri koti yari yambaye. Ni ishati y'umweru. Dore hano birebera neza hindukira. Urone imifuka. Urabibona? Donc trainer agira agatachi kihariye ku ikoti. Reba hano cyakoze urebye amafoto y'igikomangoma usibye ko atari iringiri. Hoya nta niringiri. Niringiri niyo mpamvu uri konete tari kunkwira neza mu nda. Kuko uriya musaza afite inda ntoya.
urumva navuga ko uri umusaza bakaba baraguserereje. njyewe se njye ntabwo ndi umusaza Uri iki se? b'umujene 47. Forties Bahe nimero y'umuntu ukeneye kugura ikoti kwa Trainer. nimero y'umuntu ukeneye kugura ikoti Irebe nyine utuyemo. ni 0788 Mhm. bindi biretse gato yitwa Lorien Izere 0788 78 57 65. Icyo nzi cyo n'ujyayo uzagaruka wishimye ataranakudodera. muraza uze kumuhamagara ibindi muravugana. Byonyine ataranakudodera kuhabona gusa. Ikindi numubwira ko ugiyeyo kubera njyewe urahita ubona discount 30%. ni nkuko iyo ugiye kugura imodoka muri Dova business cyangwa gukodesha imodoka kuva ko ari discount ubona, ntabwo ari za coupon cyangwa ntuze promo code bivuze uti CHITA yambwiye cyangwa se nabonye ikiganiro abivuga ko bimeze. Ugomba kumenya ko imodoka nziza zigezweho, zaba imodoka ziri VVIP, zaba imodoka zo ku giciro gito cyane, za zindi twita ko zitanywa aka kandi kawe ko mutuku. Tumodoka dutoya nka turiya wahaye umuhungu wawe. za modoka zo ziri economy nyine imodoka zo muri Afrika. Buriya rega hari ibintu abantu birengagiza. Hari igihe mba ndi kwamamaza imodoka muri Dova ngo none se ngo bafite Lamborghini, tekereza kweri hari aho bayibonye mu Rwanda. Cyangwa uzanga umuntu umweretse imodoka zo muri Dova akanyereka truck zitaba no muri Afrika. Za zindi zo muri Amerika. Imwe muco matwara. We nakasuku. Ariko imodoka yo nakasuka akora iki muri Amerika? Ntabwo nako ni muri Mongolia da. Yari imwe. Kandi yaba ari kudutembereza imihanda yo muri Amerika. Yaba yagiye. Neze we ntuvuye muri Kenya. Ariko urugero rwa Kenya rwo. Hariya muri Kenya. Bibaza ko kitajyanye mu cameraman yo gufata iriya video y'urugendo rwe kugenda kugerayo kubaho no kugaruka. Video yihariye mutabonye. Cyane. Byabereye muri hotel ahantu yabaga urumva ntabyo mwabona. Ariko nahagiriye ibihe byiza. Buri Kenya ntabwo ari amahanga cyane kuri ngewe. Kubera yuko Kenya ni igihugu nsanzwe mfiteyo imishinga, igihugu nsanzwe mfiteyo umuryango. Na ahantu nagenze kenshi. Nkagenda n'imodoka nitwaye nkagera nka Mbarara cyangwa Kabare nkafata indi ikomeza muri Kenya. Ariko buriya nibwo bwa mbere nari ngiye. Uzi ko watwaye imodoka kera 92 waratwaraga? Oya ni za 2015. Ni vuba. Wenda nyokuru wawe ntiyabivuze. Nyokuru wawe yabivuze. Yarari aya. Bwa mbere ni Oya yarari kunserereza. Oya ntabwo yaguserereza nyokuru naga aserereza. Ariko urumva hari buriya nagiye Nairobi kuva kera. Nagiyeyo cyane. Bwa mbere kugiye byari 92. Nyokuru wawe ntiyabivuze. Yarabivuze. Ni hejuru y'98 gato. Yarabivuze CHITA. Kuko niyo mpamvu zira nzira zose kuko ngiye bura ntajya mpfa gusinzira mu ngendo kuko biriya bihugu transport zaho ziba zivunanye. Iyo rero utarahamenyera bari bibi cyane. Buriya nko kuva ahitwa za Ntungamo district cyangwa mu bice zahitwa za Jinja werekeza ahitwa Busia cyangwa uri kuva muri Kigali ujya muri Tanzania ukagenda ukagera ahitwa za Isibania usanga nyine ari ahantu hasaba ko aho warahatwaye busi ukambuka ukagomeza hariya narahambutse ukagera za Naivasha ukazagera za Eldoret ukagera ahitwa Nakuru ukagera muri Kisumu ikigera Kisumu donc uturutse Busia umujyi wa mbere mu mijyi ikomeye ya Kenya ugeramo nahitwa Kisumu. Kisumu haba na aeroport na nyine n'umujyi ukomeye cyane ngera bwa mbere se kutajya imbaza bwa mbere kandi ari 92 nyine icyo gihe. Oya ntabwo rege ndinjira mu kiganiro cyane ntabwo turatangira watubwiraga igihe nyine wagiye bwa mbere 92. Oya ntabwo ari 92 ni ryari sinani na kangahe ni vuba ariko si kera. Oya acita ikibi cyawe nuko uhinduranye imvugo rero. Oya gutembera ni ibintu abantu bagukeka. Hanyuma reka twinjire mu kiganiro CHITA ureke kutubeshya kuko ugiye bwa mbere ngenye gukura yarabimbwiye. Ejo bundi twagiriye urugendo muri Kenya, urugendo rwari rw'umugisha, urugendo rwiza cyane ku giti cyanjye. Impamvu uvuga ko ari rw'umugisha nuko nahahuriye n'abantu b'inshuti n'abantu bakunda isimbi n'abantu nari maze igihe narabuze, abantu twari dukumburanye nka Sani na David, n'abantu twari tumaze igihe tutabonana kandi b'inshuti zanjye. Twagize urugendo rwiza cyane, hanyuma abantu batungurwa no kubona CHITA bwa mbere mu ndege. Abantu mbona baratungwe bati umuntu ungana nka CHITA bati mbega abantu b'abaturage bati ubona nyine ari ibintu
vuga se mwuka byaramwe kucicita abantu ngo urabona ngo nasabe ngo yamusereje kandi sibyo navaze koko kunajya nsererezanye ubu nziza iki CHITA ko bagiye bwa mbere mu ndege nkaba mvuze ko ari ubwa mbere koko ndamuserereje none se nabandi bagaprofitiramo yewe rega njyewe ubuzima busanzwe njyewe ntabwo ndi umuntu wiyemera ndi umuntu ubaho ubuzima buri mu kuri nkuko mpora mbibabwira sibyo ntabwo njyewe icyo ntababeshye cyo ntabwo ari ubwa mbere nari mvuye mu Rwanda maze kinini ngenda hanze y'u Rwanda hariya muri Kenya aho ndabizi ko nahabaye ukwezi mbere yo gushinga iriya chaîne ya CHITA Magic nabaye muri Kenya ukwezi tukiba mu cyaro nabi kubiye aho twari dutuye ari n'utundi tuntu naje kujya gukorerayo nyuma ndaza kutukubwira twagiye ndahakwereka ndabivuga oya ndaza kubyivugira ubworozi bw'inkoko oya ntabwo ari zo turaza kubivuga ariko buriya ikintu nibutsa abantu navugiye no kuri CHITA Magic nuko ziriya comments mubona ninjye uzisoma mbere kubera ko iriya cano nanjye mba mu bayikunda buriya nanjye ndayikurikira mba nikurira muri comments ibitekerezo mba afite n'ubushobozi bwo kuba nagira iyo nsiba ariko ukazireka azihorera kubera yuko ubwa mbere ngiye mu ndege yes nari mfite ibyishimo nyine abantu ngo batumwe no kuri mukuru ukabunga utarayigendamo gusa Theogene uramurora sereka nkubaza abanditse commentaire bo bamaze abayanditse ko zijanisha basanga bayigiyemo kangahe usanga barazivukiyemo nabyo uvukiye mu ndege reka tubyemere nta kibazo sibyo uri umwetranje nyine wo mu ndege cyangwa bakwandika mu gihugu urimo mugezemo ari buriya si iby'igihugu bibamo igihugu ahubwo uri kujyamo wenda umva ko ari igihugu nyine mugezemo ahantu ndege aho uri kujya neze bavuga hano wavukiye nk'ejo turi kugaruka buriya utuntu buriya nagiye nitegereza naragiye muri telefone yanjye mbona tugeze Dodoma CHITA we ndi kubireba mbona tugeze Dodoma mbona tugeze hehe ngendaga mbikurikira kuba rero narigiye mu ndege bwa mbere byari byo pe kandi nari nishimye cyane ariko nta cyanshimishije kurushaho kuba ari ibintu nari ngezeho ku giti cyanjye itike yawe yishyuye havuga nti itike Rwanda buriya niyo ndege ihenda kandi riviyayi abantu bagura iby'amatike y'indege barabizi Rwanda ya uturutse hano i Kigali agiye hanze nabonaga zitwa ngo za nyine n'ibindi biri aho ngaho na airline cyangwa nabona ngo ni 200 nangahe nkavuga ntizi oya nkabona niriya ya hehe na hehe ariko ndavuga nti ngomba kugenda mu ndege y'u Rwanda bwa mbere mu mateka nari maze igihe kinini ndi gusevinga niba ari ubugari nkabo sibura ari ubwo amafaranga ni menshi ariko icyanshimishije nuko yari itike afasha amafaranga avuga nti bwa mbere niyishyura itike y'indege ndagiye itike ngiyi ndayishyuye checking amatike muri bahageze nicyo kintu cyonyine cyanshimishije zari zihenze cyane byageze mu bihumbi magana angahe zari zahenze kuko kwiguza itike ahasigaye iminsi mike birahenda ariko nk'ubu ngubu nk'igihugu tugiye kujyamo nabonye abantu benshi bakivumbuye muri comments nanabaje hagati y'Ububirigi n'u Burundi na Ethiopia bahitemo aho tuzajya wambajije se oya ubahitishamo wambajije muri comment section nabahitishijemo ariko ubahitishamo ntiwabanje kumbaza nze ndakubaza kandi byabiraga kuri channel yanjye reze ko nanjye wanyanditse nawe rego yiza nk'umufana nawe nakwanditsemo nta kibazo urumva byari ibintu rero bikomeye cyane kwinjira mu ndege y'u Rwanda noneho ndege y'u Rwanda hari abantu babipinga ngo sinakwifotoreza kuri Rwanda yango happy ngo n'ubuturage se kumva ngo Rwanda ya nyine arashaka bura nka za CHITA Airways cyangwa za rega gukunda igihugu Fly Emirates gukunda igihugu kugira ngo abantu bamutinye cyangwa Brussels Airlines kugira ngo bagutinye muhumbure rero Brussels Airlines kujyanye na Nairobi wenyine ntayibaho nabo rezo ngo bafata Rwanda yarega dishema ryawe y'umunyarwanda ikindi rega ugomba kumenya ko Rwanda amafaranga sigare mu Rwanda ntuyajyane mu Rwanda ya iflying uturutse i Kigali ikajya i Buruseli direct cyo kuvuga ngo ugiye ngo muri Tanzania ngurumva ikingenzi rero cyanshimishije kurusha ibindi nuko nagiye mu ndege y'u Rwanda nabonye ubushobozi nari maze kinini saving kuri njye ari amafaranga ni menshi cyane sinkubeshye niyo mpamvu wabonaga nishimye wari umuntu uvuga ati kuri njyewe njye navuga kuri njye reka uranavuga ati kumbe saving abazi byari byo nta comment uri bubone hariya hasi kubera yuko bari ibintu bikomeye amateka bwa mbere mu ndege ibintu bidasanzwe hari utuntu nagiye nitegereza hari n'ibyo nitegereje n'icyo wabonye hari n'ibyo nanze gukonsoma kubw'impamvu zanjye n'ibiki wabonye n'ibiki wabonye bwa mbere winjira mu ndege
ikintu cya mbere cyambabaje kuko wanyenjiye inyuma nambwira ngo ningende ngo ibyo nkoze byose ngo ugende urebe ibintu nkoze ngo nawe uhite ubikora. umva nkubwire oya ikintu cyambabaje ni ukuntu ninjiye mu ndege mbona imeze nka za bisi tugendamo za Mombasa. Ikintu cyonyine nabonye zitandukaniyeho ni utudirishya. Nari nzi ko umuntu uri mu ndege aba afite access hari ahantu abapilote bicaye. Agomba kujya kureba ko bimeze. Nko kureba ukuntu biri kugenda, kureba kwa shoferi nyine ukuntu imbere hameze. Nzi ko ibyo bintu bishoboka. Winjiyemo usanga harafunze, ntushobora kumenya ibiri kubera. Harafunze kandi ahubwo usanga umukozi wa Rwanda yari kukwereka uti ukomeza imbere. Ariko icyiza nabikundiye kubera ko iyo uzi gusoma burya ntabwo utakara cyane. Ku itike banditseho seat number yawe na ntuze na letter yayo. Wenda ari 16B, 16C, 16D, 16E, 16F cyangwa 14B. Taje yambwiye ati ngenzi injira kare nsanze banyi cyangwa ngezemo gasanga iruzuye. Ahubwo mva nkubwira impamvu nabaye proud yo gutega indege y'u Rwanda. Abakozi bayikoramo n'abanyarwanda. Banakoresha ikinyarwanda, igifaransa. Bari abantu bize aviation mu Rwanda bafite imiryango. Abo twabonyemo mu ndege b'abadamu cyangwa b'abagabo bafite ingo. Ayo mafaranga rero yishyuye hari pourcentage ijya ku mushahara we. Hari n'amafaranga bahaye misi. Ayo mafaranga igaza mu Rwanda. Nk'umunyarwanda banishimiye guteza imbere igihugu cyane. Hinjira mu ndege rero. Ntabwo nabanje kuyinjiramo. Nabanje kuyireba ubwayo nyine. Urambaza ngo ko ari ntoya. Bya bintu burya aka kantu niko kaje kudutwara. Mbona ukuntu ari gato tugezemo imbere mbona ni kinini cyane. Intebe ziri VIP kabisa nziza. Ni naho mwaboneye video ndi kugenda nsoma instructions z'ukuntu bigenda. Ibaza ko yitwaje kinyamateka mo imbere. Muri ikintu cya mbere ngewe nkora kubera yuko ikintu mpuye nacyo bwa mbere cyangwa miliye ndimo bwa mbere, ikintu cya mbere mbanza gukora no gusoma instructions, kumenya bigenda gute, ibindi byose mba nabimenye. Uriya munsi rero ntabwo nasinziriye, narebye video y'ukuntu bigenda mu ndege, sibyo? Nareba video. Narebye ari no mu Gifaransa, dore bigenda gute, bikurikirana gute, indege iguruka gute, abagenzi babicaye gute, protection y'indi protection bari yihe, ese umuntu yagize isereri bigenda gute, wabonye ko bagaragaza uburyo ushobora kwifata mu gituza, byose nari nabisoma mbizi mu mutwe. Ngeze mu ndege mbona harimo akantu ka instructions, indege sigize ikibazo byagenda gute, birajya ariko ntabwo nabyemeye, ureba ukuntu nyine bigenda indege kandi bakwereka wasohokera. Nari nzi ko indege ifite imiryango ine, buriya nibwo nahise mbibona. Hari ahandi yaca amakargo, hari wa muryango winjira muri main, hari n'undi mu gikoni, ni n'inyuma mu gikoni, hari n'undi hari gutya mu mababa, hari aho gusohokera, hari aho nyine habaye gusohokera, ariko nabwo bigaterwa n'indege yariyo kuza helicopter ntago zigira imiryango ine. Mbona harimo n'ibintu bigize ikibazo sibakoretsa ahubwo bahita bakwereka aho wasohokera. Nese wasohoka mu kirere gute? Na life jacket bakwereka ahantu uri bikure munsi y'intebe gahita uyambara naho akakora naho gusohokera. Biriya byo nabonye ari ukubeshya. Biriya bishoboka igihe indege iri ku butaka. Nari nabisomye byose mbize mu mutwe. Nzi ukuntu sentire yambarwa, mbuze ukuntu kaka meza ko kuriraho no kunyweraho akantu gaturuka. Nzi nyine ukuntu mu ndege bigenda, kweri kimwambara sentire, uhaname bwaho indege igenda inyuromeze gute, kubura ntabwo nari nzi ko ibicu nabyo ukuntu biba bimeze nk'imisozi, uburyo umupilota agomba kuyikwepa ko bigenda, ibyo byose nari mbizi. None se kera wigeze kumbaza ngo hejuru y'ibicu bari yiki? Hariya hejuru se? Mu ijuru nyine. Ibyo ariko ni ibikimwa muzana mu ijuru. None n'ujya mva baririmba ngo tuzazamuka mu bicu ngo gute tugana hera gute se? Azamuka mu ijuru. Bira ni ibintu wakwifuriza umuntu. Nese ni wa flying high. Kugenda mu ndege ni bibi cyane. Ni bibi cyane. Niki yaguteye ubwoba? Guhaguruka no kumanuka. Iyi ndege igiye guhaguruka, baranza ko instructions, ariko bikiza no kuba biri no mu Kinyarwanda. Kuko iyo ari umupilota ufashe ijambo, humva baketu. Umupilote abenshi bavuga icyongereza nk'icy'Abahinde. Oya, apana icy'Abahinde. Ahubwo nk'uwa dutwaye ejo yavuga icyongereza cy'Abongereza. Vuba ariko nyine avuga vuba. Hari aho twageze yo gutubwira ngo guhere ngo kuri metero 300 ngo niba nguturutse hehe, ngo ari ubushyuhe ngo bwa degrees Celsius -47, ngo ni nyine -47, ngo ni hafi 50, nyine munsi ya 50 n'ubukonje.
yifuza vuba mwongere mwambare sentire bati ikirere urabona bati ikirere barana kigeza ahantu habi urambaza ati bimeze bite ntiwaca nikwambiye ibya mbere tugenda nibwo hari ibintu byantunguye hari ukuntu muzamuka nyine indege irabanza ikazamuka twagiye nikwereka Kabeza ndikwereka Zareje na Pacisi duca hariya kuri RTUC nawe gendere nawe uri kuhareba ngabo nyine kuri kumani warishimye cyane ni nka satellite mfite muri telefone njye nishimye cyane warishimye cyane nabiteguye nabyishyuriye amafaranga ugiye kureba uko bigenda no muri mood noneho iyo kugira ngo urebe hanyuma ibyatubereyeho mu ndege ntago nabibabwira ngiye sibyo kuko buri kintu cyose yarambazaga ibya arabeshya ibya mbere CHITA sibabonye video nta majwi na rimwe nakuyeho hari bitarasohotse ibitarasohotse ni ibihe ko tuwarete ntayo nagiyemo nta niyo nteganya kuzajyamo cyetse ni kubera itagiye muri toilette ni wena nitugiye Buruseli ho birashoboka kubera itagiye muri toilette buriya kubera ko maze igihe ndi umuntu ukora ingendo zitari ngombwa ingendo ziva mu Rwanda zijya hanze y'u Rwanda kandi zikaba ari ndende namenyereye ko muri protocole yanjye mu bintu ngomba kugenda nateguye n'ibyo birimo ni ukuvuga ngo utegura protocole ya toilette nkora buryo ibyo bintu ntari buze kubikenera kubera igeze uzi wakora amasaha 8 utakeneye kwihagarika nko kujya Belgique na amasaha 8 Belgique amasaha 8 gusa yego amasaha 8 9 tujya Belgique wenda ho birashoboka none uzabigenza gute kutitoje nta nubwo nashaka kujya kuyireba kuko narebaga nkabona karafunganye nkabona ni hatoye neza ko utakwirwamo kindi mu bantu twari twegeranye nkabona nta muntu uri kujya warambazaga ngo ese ngiramutse ishekinze gatoya urimo ngo nyine cyagenda gute urumva turi kugenda ari ukuntu indege agira ahantu hari ikirere kibi kuko bura nubwo hasi ku isi nyine abasigaye ku isi baba bafite izuba ryinshi mu kirere ntari bari hari hejuru y'ibicu nyine nta zuba riba rihari ahubwo bari ubukonje bwinshi nkuko bageze mu kirere hejuru ubona izuba bari kubitubwira se nyine wararibonye wowe ku giti cyawe mu ndege wigeze uribona izuba hejuru ntari haba handi uri kubibona ngewe inshuro zose nzicara mu ndege ngomba kuba nicaye ku idirishya kuba bara no muri bisi no muri bisi iyo nticaye ku idirishya yo ngira cya kibazo Theogene yatubwiye oya ntabwo ari ikibazo bagomba kuba ku isereri n'indabo ngomba kuba nicaye ku idirishya ntabwo ari icyo kibazo cyo kuba wagira icyo unagahanga kuba byonyine mfite information y'uko ibintu biri kugenda nka video ya retour niba abantu bayibonye amapine y'indege uburyo ikintu cyancitse n'uburyo amanuka akikunjura agasura ariko igaragara turi za Masaka tekereza gute ko igiye kugera hasi amapine akakumanuka byagenda gute amapine akaguruka yahita ikomeza ikaguruka ndi imanuka ntabwo yayimanura kandi biraza kumanuka urana iri hasi urana twageze tugisohoka muri Dodoma nibwo amapine kwakunda ahita yikunja akajya hasi sibyo turi rero mu za Kabuga twanyuze n'irusororo kwirimbi naho mu ndege ibintu byanye byo guflyinga hayisha irusororo se sinahakwereye tunyura Kabuga tunyura za Dubai port uri kuhareba nyine iba yageze hasi umupilote rero abona akira aho ngaho umuntu wapfuye bamubwira ngo yango fly high bro ngo fly high my sister ngiye bira bintu se sinakubuye ko ntemera amagambo abwirwa nyakwigendera ko biba gukomeza umuntu nyine no kumwereka ukuntu gukomeza umuntu wapfuye gutese ndavuga gukomeza umuryango kubereka ko agiye heza gukomera kandi ko yagiye mu ijuru hejuru cyane gukomera wapfushije ntabwo bishoboka ahubwo igishoboka nukuba wuko usanzwe nabonye nkavuga ati disi CHITA yatangiye guseka ihungabana ryarangiye hari umuntu wakimenyohereza amadolari 50 ntabwo nabikubwiye urayampa ko nibura kutangiye guseka urayampa ndakubeshya cyangwa akunda amafaranga reka mubwira akantu ntababwiye CHITA tugere Nairobi arambwira ati rero ibaza nk'ejo mu gitondo ati hari ibanga nagohishe nirihe ese nirihe CHITA turari ikintu nakubwiye turi mu modoka ntinirihe CHITA ati buriya ngiye ntabwo amafaranga nayabitse mu buryo utekereza wayabitse gute se abazamuye ipantaro ati do arambeshye ati mu masogisi anyamukwegereza kutubera araza kubisobanura ntabwo ari ibyo buretse ati muri iri sogisi agomba kuba arimo amafaranga muri iri sogisi arimo amafaranga muri ubu mufuka arimo amafaranga inyuma arimo ku buryo umujura wa Nairobi ari buze nibura agahitana umufuka umwe indi igasigara bika nk'abasaza oya ntabwo ari nk'abasaza ngaho komeza twari turi kuvuga ibyagutunguye ariko ibyo nabyo nimwe muri na wenda mu masogisi urabeshye amafaranga yanjye ababitse mu buryo
butandukanye ubu n'ubwo hano naho kandi aribyo nyine nkubwira uretse nyine utaza gukoza kuri sound ndetse gato numve urana nk'aha ngaha harimo udufaranga dukeya no mu isogisi gihe kitayantu oya mu masogisi ntabwo aturabona nk'uyu mushoferi dutwaye ntabwo yumva ikinyarwanda tereka tugikoresha nubwo yasubiza neza ko atumva igiguta ko atumva ikinyarwanda mu masogisi twabikoraga kera tukijya i Kampala wowe uhita i Kampala kubera yuko naragukosoye ukavuga i Kampala kubera umuntu yabaga afite ibintu yabaga agiye gukorayo kandi birusabe ko ukoresha amafaranga menshi kandi ngiye currency y'igihugu ngiyemo ndayihagurukana i Kigali uvuze ibintu bya currency reka nkubwira ikintu gikomeye ngiye bura nahagurutse i Kigali mfite amashiringi y'amanyakenya ahagije makeya nyine andi twagiye afite 50 by'amashiringi andi nene yashyize kuri M-Pesa bura nayo ndayigira wayifunguye ATM mani jya wewe oya ndayigira M-Pesa wagiye kuyifungura M-Pesa ndayigira nyine hano wayifungura se ATM cyagihe ATM nahaguriye agasimu card kandi uzitwa Telecom nakoreshaga kuri internet urumva amafaranga oya tari twegeze ku kintu cya kare amafaranga yari menshi ntabwo ugomba kuyagendana ahantu hamwe ibyo nk'uko nabisobanura kandi ikindi rimwe na rimwe iyo bikunze wambara jeans kora yuko ibifite imifuka ikomeye kandi myinshi harimo n'aka kakandi kahanga kananza amadeni umva CHITA currency y'u Rwanda amafaranga y'u Rwanda muri ibihugu bya East Africa nta ushobora kuyabona Brussels se buriya habayo oya ndavuga muri East Africa kubera yuko amafaranga muri Tanzania n'ibindi bihugu bingi duturanye abagiye mu biri bihugu duturanye barabizi mu forex biro yo muri ibi bihugu duturanye barabizi amafaranga y'ibyo bihugu byose bya East Africa abariyo ariko amafaranga y'u Rwanda ntayo kubayabona ariko mu Igoma abayo nigeze no kujya muri banke kuvunjisha amafaranga Igoma ni Bukavu abayo iva kuri Igoma ejo bundi muri East Africa niba nakubwira ibihugu duturanye imana biri serious sinzi wera ikintu leta izabikoraho ariko birakenewe abantu bashinzwe inyungu y'ifaranga ry'u Rwanda bashyira imbaraga mu bijyanye na currency yacu kubera yuko biriya bihugu bibamo abanyarwanda benshi kugira ngo ubone amafaranga y'u Rwanda uri muri Nairobi cyangwa uyatange bagwa amafaranga muri Tanzania za Dodoma za hariho hose cyangwa i Kampala muri Uganda bisaba kugira ngo ujye ahantu bategera bisi ngo amabisi aje mu Rwanda cyangwa se ahantu hakunda guhurira abanyarwanda nabwo umuntu yakuvunjira araguhenda cyane aba ari umuntu uzwi ku giti ujye uyagira kandi uhenda amafaranga ntabwo yizewe burangiye sinyamuvunjisha hanze ya forex biro ntabwo zemewe na beneri hari zitemewe na beneri inote iyo ari kuzishyira mu mashini agiye kuyaguha itari ya nyayo ivamo ariko umuntu ukuvunjiye ku ntoki hega ufite ikibazo CHITA nigeze kujya Mombasa navuye hano i Kigali ndi kumwe n'umutipe Mombasa n'amagandi ntiwayabona uri wakoraga muri The New Times icyo gihe ngira ngo 2016 man twagiye no mu mabanki no muri banque centrale donc muri banque centrale naho ariko ibi bintu amafaranga y'u Rwanda tuburyo buri serious abashinzwe inyungu y'ifaranga ry'u Rwanda ku isi nubwo ryitwa ifaranga ry'u Rwanda ntabwo numva ko rikwiriye gukoreshwa mu Rwanda gusa ahubwo rikwiriye gukoreshwa hari inyungu z'abanyarwanda urugero uri Buruseli wenda uyakeneye kabuza ahantu ushobora nubwo haba ari hamwe muri Brussels nk'uko tuzajyayo nibagiwe nkaba nagendanye abanyarwanda muri Union Européenne ushobora gusanga hari uburyo by'amafaranga bigenda ariko ndivugira muri ibihugu duturanye twahera ni regio turimo kuko niho hakunda kujya abanyarwanda turahahirana mu bantu bacuruza utuntu tworoheje umuntu ukorera y'ingendo abantu bigayo umuntu ufite amafaranga y'u Rwanda ushobora kuyapfana nayo ushobora kuyapfana rwose niyo mpamvu ariko ibi ngibi bikwiriye no gutanga irindi somo bitari kuri beneri n'izindi nzego zishinzwe ifaranga zirimo nka Minicom turi muri cashless movement kabisa tugeze mu gihe cyo kubaho udatunze amafaranga ari mu ntoki tugerageze nibura abantu bagiye bakoresha systeme zo kuyabitsa ikindi nabonye kibi kibaho niba ufite konte muri izi banke nyine ziri international ariko cyane cyane muri East Africa nka za KCB za Equity nayo niyo muri Kenya na za nuramuka udepoje amafaranga kuri konte yawe uri muri icyo gihugu wenda n'urugero ufite amafaranga ya Kenya ugiye kuyadepoza kuri konte yawe n'urugero muri Equity cyangwa muri KCB muri ibi bihugu nyine duturanye ushaka yuko ayo mafaranga aza kuri konte yawe mu Rwanda hano uzagera mu Rwanda ubabaye cyane amafaranga bitabayagabanyamo nk'inshuro eshatu biragoye cyane niba ushyizeho nigeze gushyiraho miliyoni n'igice bankirira kuri konti 500,000 KCB barabizi nahise nyivamo nahise nyisezera CHITA twe tukivuga ko byagutunguye mu ndege nicyo utazibagirwa kuko n'umugore wawe n'umwana bari bahari cyo nazibagirwa
tunazibagirwa n'akadege gatoya twaje umuntu uzi ko ari buhaguruka ntabwo nyine ntabwo nari nzi ko ziriya nazo zibaho ziriya zibaho ari igihe Rwanda yari ziriye tanga ariko nanjye ntabwo nzikunda turiya tudege ni gato cyane turiya tudege ntabwo abantu badukunda Rwanda ibimenye ziriya zindi iriya yindi ya mbere sinzi ukuntu nyine zazitwa mu buryo z'amazina yazo iriya ya mbere ni boy ifite intebe zifite umuntu afite stability ku buryo ushobora kwicara ukegama ukarambura amaguru kugira ngo ukore urugendo ariko kariya twagarutsemo ntabwo ariko kariya ibaza intebe nicaramo amavi akaba ari gukora ku ntebe iri imbere oya ntabwo ari byo ndi kuvuga amavi akaba ari gukora ku ntebe ikurikira ya yindi yo uri mugufi nkanjye muremure noneho waba uri ku meza ukaba neza wowe n'ameza mutegera umeze nk'akana bambitse bavete kari ku meza ziriya ndege bagiye bazi oya bazashaka uburyo Rwanda yimaze kubona amafaranga bafite amafaranga menshi bagerageze kabisa turiya tudege njyamo n'abagenzi batatwishimiye niyo kari kuguruka uba wumva uri muri danger kagira n'utumoteri tunuka tudusakuza cyane turasakuza ntabwo ntabwo umwuka ntabwo agira oya twica amatwi ariko ntabwo ushobora gukominika abantu babonye uburyo gukominika abantu bavuze ngo twari turi kugenda tuvuga mu ndege ahubwo nabonye abantu bavuga ngo abantu baba bafite ariko umva se cyakoze tugenda mbere dushobora kuba twaragize amahirwe ukagendana n'abanyamahanga benshi iyo barimo abanyarwanda bari kuguseka abanyarwanda rega turasekana bari kunseka turasekana ninde se wanyishyuriye itike ijya mu ndege wego kuzi ko nta soni mugira ngo CHITA yagiye avuga ngo ngo twenda tuvuga mu ndege nasoma commentaire nkavuga nti commentaire ngo ntanditse n'imara ry'umuntu urwara ngo hari imitekerereze tutakwiye guhindura urumva ngo mwagombye kugenda ngo mucecetse ibintu ducitse kubera iki niba bo twicaranye tuba kuba disturbinga wowe ubaye disturbed gute ikindi rega twanavugaga gake nuko yari twavugaga gake kandi ikindi ndege buriya kamera twegereye sound yari twe dufite sound neza uyo sound gutyo turi gusakuza no ko ari muri hotel siko turi kuvuga gahoro n'umuntu yara mu cyuma ntabyo wego ngo mwagendaga muganira wakorana urugendo n'umuntu se mutagenda muganira kandi ikindi bira mu bintu bimfasha ku rugendo oya ugira n'inkuru nkeya wewe kugenda nkora observation y'ibintu oya ugira n'inkuru nkeya nitegereza imisozi nitegereza ibicu nkitegereza buri kimwe nkareba nyine buri kimwe ikintu ngendimo mba nkirimo wese umuntu uri kumwe na CHITA inkuru ziba ari nkeya cyane ko iyo nuno mu rugendo ngiye nubwo n'abantu nk'aya abantu mba ndi kugenda mbaganiriza oya ugira inkuru nkeya nicyo kibazo ngenge uko ubibona wari wambona nsinzira mu modoka cyangwa narambiwe zangendo cyo dukora za CHITA ikintu cyantongoye twagezeyo ishonje ibaza isaha imwe umaze kurya turatuntu batanga mu ndege natwe abari dukeye kandi utinya tuwarete turashaka bakugaburira kuko twitwenda kujya muri toilette kandi kangana gutya iriya yari breakfast umva ikintu ahubwo cyantunguye yari breakfast umva iri kugura itike y'indege kubuzi no gusoma hari igihe wenda bifasha hari igihe ushobora kodaringa ibitari byo ariko nyine ubudege bakuzaniye inkoko kozo mu ndege yaraje ari kugenda bafite ntuzo bari gusunika iriho za inyange amazi k'ibyayi inzoga ubwo yaba byeri cyangwa divayi kugarukana nasomyeho kuri divayi ntabwo nari nzi ko nyine nazo ziba zirimo kuko cyaje twagera breakfast sibyo araza abo nyine aba imbere yacu urumva ari utuntu dufunze twa Rwanda tuba turimo ibiryo two tuba turi hasi mu kabari ari kugenda asunika ikiriho n'ibiryo inkoko beef or chicken aramusubiza nanjye ngeraho beef or chicken abandi chicken ubwo nari nzi ko ari nk'akaguru ari inkoko bagiye kugwa rero uko akaguru k'inkoko mbona mpereje akantu k'akabox urizo wajya kugwa inkoko ukayihamya kweri mbona mbazanye akantu k'akabox kangana nka gutya meze bite funguye nsanga na ndashaka kumbaza ko baguhamaye ibikiza ni ibyo ceceka funguye mbona n'umugati urimo chicken ariko ntabwo babidusobanuye birana byo barakubajije rese kuri breakfast CHITA washaka ko bagwa inkoko yuzuye wenyine ariko agomba kukubaza ibyo ari byo kandi nakubajije niba ari beef cyangwa chicken beef nyine nyama z'inka aho ni chicken uravuga uti wari warambuye ameza wakarabye intoki urumva tugiye kurya saa akurikiye nabanje mubwira African tea cyo kunywa bata African tea twisukari bashyiramo ko ntabwo ari utuyiko ibifunze mu tuntu natwe two mu mahoteli natumwe twakoreshaga muri Kenya ariko Kenya uzi ko badapakira isukari mu ntuze mu mashi mu bwako ndi twego tupakira mu mashashi nabyo bipakiye ahubwo ni mu mashashi ahandi twaguriye muri Nivas niko biba bimeze muri Nivas nuko utinjiragamo oya muri Kenya buriya supermarché
biba bigura make kurusha muri quartier. Muri quartier abahenza cyane. Buriya nkanjye buriya mu bintu by'ingenzi buriya nkigera mu gihugu icyo ari cyo cyose ngomba kubanza kumenya iby'imirire. Kumenya imboga nziza n'ubuhe bwoko. Cyakoze kitaragusazwe kabisa. Nkamenya imigati myiza n'uwuhe. Nkajya nagiye no muri Liquor Store ya Niba. Muri Igor Liquor Store yo muri Kenya. Ndeba champagne nziza ni iyihe. Ziranahendutse byose. Wasomaho nigutera ikibazo ni ibyo byose ni ibintu ngomba kumenya. Ariko nkamenya ibintu bijyanye n'imboga n'ibirungo byazo. Ndavuga by'ibyatsi nyine. Ibirungo byiza bikora isosi, ibirungo byiza wakarangingamo inyama zigahumura. Tugerayo ushonje. Ibya beef, ibya chicken, ibya fish. Nazira masala zijyana n'amafunguro. Amenya chicken masala, beef masala, fish masala, ukamenya na tuturiya turyoshya umuceri. Biriya rero Mbese kuki twagezeyo ushonje? Uzi ko nyuma y'isaha isumbwira uti wapi? Kubera yuko nari ntaryamye kuko warayi control iby'indege. Indege ya mu gitondo saa 2 ishobora kugusiga. Ariko se kuki wari wahangayitse? Uzi impamvu nese ngiti cyese nayishyuye ari y'ubuntu. Ntabyo gusinzira ngewe. Wewe wari uyitegereye. Ngewe bure ibintu byaye n'amasaha y'urugendo. Ko CHITA saa 9 za mu gitondo. Yari yageze wanje ku gipangu. Nari yes saa 9 za mu gitondo ati tugende. Ababwira ntimubabwire ko ngenge. Batubwiye ko checking nibura if late 1 hour before ugomba kuba uri muri aeroport. Kandi urukeneye no gukontrola ikibuga ukareba uko nibiba. Ngenye kumenya za escalators bimeze gute muri immigration byose nkeneye kubibona. Kuko immigration ko dusanzwe tunyuramo z'imipaka. Ndutera igikumwe ngo ngera ikindi gutera ngo bine ngo noneho ngo left nguki. Bona ari stress ariko hari ubona biri smart. Ahubwo mu kugaruka. Oya mu kugenda ahubwo. Mu kugenda ano muri immigration ntago basanzwe. Arakureba agahita kumenya. Bareba cano yanjye. Ngo CHITA ugiye. Kandi mu njama twaburiye twiganye cyakoze Butare. Wa mutipe w'inzu. Uriya mwiganye 2 na rimwe muri Université Nationale du Rwanda. Muri ikitwa UNL. Gusa abantu bavuga ngo indege ngo iraryoha. Ntabwo yakuriye ntabwo byagushimishije. Ubundi buryo bwabo. Ariko ntabwo mu ndege nta munyengo ubamo. Ngiye ntago mbyinjoyinga na gatoya. Buriya mu ndege no mu bwato. Nabonaga ngiye wishimye nkumva nanagukubita inkonje. Oya icyo nari nishimye. Oya icyo nari nishimye. Ureba hasi. Icyo nari nishimye ni experience. Ya mbere. Experience ukareba ukuntu ibintu biba bikora. Ukagira buriya n'ubumenyi bugirira mu kirere kuntu ibintu biri gukora ukamenya hari bya nditwize muri secret d'oro bya condense. Ndibuka byari mu Faransa. Ibyo mwabwiza kera ngiye ntaravuga. Secret d'oro ntayo wize? Cyogera ari nk'umutoyo gusa nabyiga gute. Secret d'oro tukiga vapeur d'eau tukigaza ibintu simbyibuka nyine mu bya kera. Urumva? Kandi warabyigishije muri STS byo wabingiyera? Ni muri yitwaga STS. Muri STS iyo wigishije Science et technologie élémentaire. Ngaho. Iyo uri mu kirere rero hari ibintu bijyanye na geography buri umenye. Bijyanye n'imikorere y'ikirere, bijyanye n'imikorere y'indege. Ubu ngiye nari ndi kwitegereza utuntu twose rero buri. Ntabwo wibazaga yifashe se? Kandi nari nabirebye. CHITA kambaza ngo none se uko itari kugenda. Turi mu kirere. Ntabwo ari kibiri kugenda. Mwese biri kugenda. Wese ko mbona hano tugeze ngo iyo wicaye hadahinduka. Iyo wicaye uri kureba ku ruhande nta kintu na kimwe cyo gihinduka. Ariko nyine yo ibiri ku muvuduko w'ibihumbi bingahe ku isaha. Ariko wowe wicaye mu ndege ntabwo indege bivaho iri ku maso ya nyine amaso y'umuntu. CHITA tugezeyo rero mwuka byaramwe. Uzi impamvu nari ikintu cya mbere wakoze tugezeyo. Bagiye guhaha. Nari nkumbiye amasoko yaho. CHITA arahaha mwuka byaramwe. Uko byanasigaye. Ko iriya hotel. Zuko yinjiye muri alimentation yo kwitahisha amadolari 140. Niyo mpamvu nakubwiye iriya hotel twabagamo. Nagomba gushaka ntuze apartment. Bura rooms bo barabasavinga ibikinga amazi ashyushye. Ariko yari hotel umuntu yitekera ufitiye muri apartment nyine kurusha kwiteka. Ese kuba badukorera isuku no kudusasira. No kudusasira gusa. Ariko ngiye buri impamvu nkunda kwitekera, ngiye bura nkunda ibintu biri natural. Burabonye ko n'icyayi ngiye nywa kitarimo isukari. Ni kuri ya nkora. Icyayi nyenye kitari bisukari. Kandi ejo kwamuza warasabye coffee bagushyiramo tuyiko turindwi. Bagushyiramo tungahe? Reka nkubwire. Ejo cyagiye turi muri UTC. Uziko 3. Urumva? Mana sitarabeshya. Uzi impamvu uzi ukubeshya nkabura. Uzi impamvu irasukari nemere ko bayishyiramo. 6 manje. Nyumva nkubwire. Mu kuva ukwezi kwa October kwatangira ubwa mbere nari nsomye ku ikawa.
kuba rero nayo mushyiremo dutandatu nta kibazo buriya ntakubeshye njyewe nabaho ubuzima kuko cyakoze iyo CHITA tutajyana yari kubaho ubuzima bubi cyane inde wowe ahubwo uzi ko nagezeyo ndateka wowe abantu barabizi ndateka ivumbi riratumwa aha ngiye kuvugisha ukuri ibaze kubana n'umuntu witwa ngo yarize uretse ko ngiye nize ngo afite ngo isimbi ngo n'abafana ngo bangahe atazi no gukora umureti w'amagi abiri no gufata igi ukarimena kweri rero umwe cyo amena yewe CHITA nari ndyamye arambwira ngo waje ukamena ya magi ndabwira CHITA nagwa oya nabyo kurya ndabwira giye ntago namena amagi mena amagi nta kintu cyabaye sonye ubuzima twamaranye nge sinshobora gusinzira nzi ko ngo nagize ubunebwe bwo guteka oya ngiye naratekaga ariko ikintu cyantunguye kuri wowe ni kimwe saa 10 za mu gitondo ryo twavuye mu kazi numva ucanye gaze nahise mbura ikintu ndenzaho ndiryamira saa 10 za mu gitondo yes ujya ibya nimugoroba oya uzi impamvu se ari amasaha impamvu ngewe nyakunda mu guteka mba ndi gutegura ibintu bya breakfast kugira ngo mu gitondo bize kunyura wahise birya CHITA hawe hano bivugije kuri nariyeho saa 10 za mu gitondo urumva oya nari ndi gutegura yaratekaga ifunguro rya nimugoroba CHITA agategura rya mu gitondo oya wibeshya sabe nta kintu kimwe yateguye n'icyayi yishyuhirije gaho nawe byari ibibazo wereka mvugisha ukuri buriya inyama amagi wariye ninde wayatogosheje umve cyaje waragiye kwa kabaganda utogosa amagi ko kubwo ni ibintu oya none ni ibintu uvuze mu bantu ko kuko ntabwo abantu bimwe bagira gutogosa amagi no kuvuga ngo urabona ngo gutogosa amagi impamvu nabyukaga kare nkajya gutegura inyama zo muri Kenya buriya hari ubwoko bw'inyama zikomera cyane bisaba ko rero ufata inyama ukazibiza n'amazi make kandi ugashyiramo umuriro uringaniye kugira ngo zitaza gushirira ubundi ukazibika zimeze neza zitunganyije kugira ngo mu gitondo niba ari uze utukora nk'umureti umureti nyine turi fast ntabwo rero wabyuka mu gitondo ugiye guteka inyama kuko inyama zahariya zirakomera ariye nyine nazitogosa nkazicara iruhande kabisa navuga rero ikibazo wowe utushyiramo umuriro mwinshi ubundi buriya ibanga rya mbere ryo guteka ibyo waba utetse byose ni gutekesha akariro gake oya pana gake umuntu nabonye ngiye gushaka guteka ni David Pro David Pro ni sawa rero dutekeye nitanemera nitamara kwa ndenze ikindi none n'agasalade wonye ko salade bayiteguye kare ibirayi yabifite ukuntu yabiteguye ku buryo uwo mwanya birari niyo mpamvu ikindi gero nitugenda nitujya Belgique nabwo tuzashaka ahantu hari apartment ahantu umuntu ashobora kwitekera uzabimparire ngiye icyumweru cya mbere nzagutekera ubwo nabankiriye ikindi buriya hakanabonye rero sinzi niba mu Rwanda bishoboka muri Kenya uburyo bacuruza imboga usanga amashaza n'udukaroti bikase ku buryo ufite akantu k'agafungo biba bikase n'ibirayi biba bimeze neza biba bitogoshejemo gakeya ku buryo byoroshye ariko twebwe nuko tugiramo udutegeko twagorana cyane urumva umwanda imboga zikase ari ukuntu two tuntu ntarabise ushobora guhita uvuga iti ntago bitunganye nicyo kibazo gusa naho ubundi ari systeme nziza ibintu bitari bitunganye u Rwanda rwaciye n'ubu nanjye nashyigikira ibintu byo gusangira umuheha abantu n'amashashi ibindi birabira na Kenya yarabiciye ibintu by'imiheha amashashi yarayaciye ibintu by'imiheha rwose ni bibi cyane pe umuntu arasomye ku muheha aragotomeye wenda nakiriyemo nawe ufata urakurura nyine ukuntu nta suku yego kandi umuheha wawunywereye uburyo bwo kugenda yego mu gacuma no ku kibindi urumva nyine twabibayemo yego ariko ntabwo byari birimo isuku ni uburyo bwo gusangira no kugenderanira ariko keretse buri wese nubwo buri wese yaba yizaniwe muheha kubera ko aryo umuntu ashobora gukurura agahita arekura bigasubirayo ikindi gusubiramo iyo utari bumire nk'utwana hari n'utwana two baduherezaga tugasogongera n'abantu bakuru ari urwaye gripe ari urwaye hari umuntu urwaye bike ariko mu kanwa mu buryo bw'isuku birumvikana ari uhumura gahuyu mu bintu by'ingenzi uri umuntu agomba kuba azi haba harimo kumenya nibura kuba ushobora kwitabara mu buryo bw'imirire n'iminywere nicyo kintu cyadufashije nicyo kintu cyagufashije nyine kuba nari oya kuba twarabikoze ahubwo kuba uzi ushobora guteka umuceri apartment tuzigeramo bakambwira ko bazajya baduha umukozi wo kuza kudusasira no kuduhindurira amashuka ko tuzajya twitekera neva akazi karambonye rero saza ugiye kujya nteka uzi ikintu se ngiye kibura nabonye kibi ni ibintu bijyanye na veseri ntabwo narabyoza gasha ntiganda ako CHITA nese ugiye kuvuga ko nta kintu na kimwe nakoze uzi ko nta na kimwe wemeye nakoze nibura muri Kenya yabaga ari ku uploading gusa
Baga ari kuri internet. Je nasohoraga ibiganiro kenshi nka saa 7 z'ijoro. Abanyarwanda. Uvuye mu gikoni. Ahubwo ari n'igihe abaga nkizo nk'umuceri uri geze hagati nkaza. Agomana ari ahantu hari heza. Ariko mu Rwanda tutagira apartment zimeze kuri iki. Donc zidahenze, ziri affordable. Nahari mu byukuri nshaka kuvuga nk'igiciro ntabyo ndivuga ko nakumva yuko bitari affordable. Ariko apartment zo mu Rwanda ziba zihenze. Usanga ngo icyumweru ngo $2,000 by'amadolari. Apartment nta muturage wo mu Rwanda wayibamo. Keretse abantu nyine babakire cyangwa nyine abantu babagera mu Rwanda biba bihenze cyane rwose kandi ducuruza service. Ni n'igihugu kigendwa cyane. Bazashaka uburyo tuba nk'ibihugu duturanye biba bifite apartment. Ariko ikintu nabonye mu Rwanda ifite intebe, ifite igikoni, ifite ibitanda bibiri cyangwa kimwe, ifite amadusha, amatoilette, dushe na toilette biri byiza, bifite isuku, bimeze neza kandi hakaba ari ahantu hagira umuyaga. Ikindi amashanyarazi atabura. Wabonye ko ari ahantu twabaga twarinze tuhava amashanyarazi atabuze. Abigeze abura. Habe ni segonda n'amazi. Kandi rwose ugasanga ibi bintu mu Rwanda apartment byonyine n'umuntu akubwiye ati tuba muri apartment. Tuvuga uti muri abakire. Muri apartment. Ukora ibiki? Ariko bo nibwo buzima. Ubuzima bworohereza abantu kandi amafaranga yabo ari n'amakeya. Umva ikintu cyo mu Rwanda rero sasa. Essence iri hasi cyane. Nuko muri Uganda nabonye ukuntu bimeze. Ahubwo byarantunguye. Uzi yuko u Rwanda rero mu karere twebwe essence iri kuri make. U Rwanda rwakoze deal kabisa. Ni Uganda irahenze. No muri Tanzania. Kandi no Tanzania na Kenya ni ibihugu bikora ku cyambu. Donc amakamyo amakamyo ni hariya amakamyo yifatira muri Kenya na Mombasa na u Rwanda nyine igihugu hari amafaranga gishyiraho. Wowe nk'umuguzi ugiye kugura kuri pompe hari amafaranga leta yagushyiriyeho. Ariko ziko ariyo mpamvu. Iyo system numvise bayisobanura sinabyumvaga. Ariko essence muri Kenya ni doruka $177 mu gihe mu Rwanda turi kwigura 1500. 177 ukubye n'amashiringi. Ubwo ni 1770. Ni hafi ni 1800. Mu gihe hano twebwe ari kiri ku cyatanu. Urumva ukuntu u Rwanda rwakoze deal. Umuntu utaragenda rero ntabwo yakumva uburyo igihugu nk'u Rwanda donc gifasha abaturarwanda cyangwa se uburyo kizirikana ku muturage. Ahubwo mva muri comment ikindi kintu abantu badusetse. Wese ngo abagabo ngo uko araba nta kigenda. Uko mugiye muri Kenya mukagenda mwishimye gutya. Ngo nimujye muri Amerika ngo cya Canada bizagenda gute. Ese kuki abantu babumva ko ngiye ngomba kwishimira amahanga kuruta uko wakwishimira Afrika? Ngiye ndishimira East Africa, ndishimira Afrika. Kuki abantu bavuga ngo nujya muri Canada se ndahakeneye. Uzahajya nuhakenera. Nimpakenera nzajya. Oya byo kuvuga ko nta kigenda ntabwo bibeshye. Kandi nabwo ninjyayo. Ntabwo bibeshye CHITA ntabwo karakazwe n'ubusa. Ninjyayo. Neza hari ikigenda. Ninjyayo nzagaruka iwacu mu Rwanda. Yewe nkunda u Rwanda, nkunda igihugu cyane. Uzakwite nkunze u Rwanda rero. Nta kibazo. Kubera ko nta gihugu na kimwe ku isi ndabona kimeze nk'u Rwanda. Abantu baravuga ngo ugiye muri Kenya se ngo ijoro rimwe ngo ugiye ngo ijoro rimwe. Yara nabaye ukwezi. Nagiye muri Tanzania, nagiye i Buganda, aho hari hirya i Rubavu niho nagiye igihe gitoya. Ariko ibi bihugu byose ku isi ngira n'abantu bari muri diaspora bumva ko batuye muri paradizo. Hari umupasiteri rero twaganiriye witwa Mugisha y'u Burundi. Yarambwiye ati ubuzima muri diaspora buba bubi cyangwa bukaba bwiza. Ariko yampaye amadolari 100 duhuye. Ubuzima bubi cyangwa bukaba bwiza butewe na condition ubamo, bitewe n'uburyo wizemo nyine na condition z'ubuzima ubamo. Utamunshimiriye se Pastor Mugisha. Yitwa Pastor Mugisha Diamond. Yampaye amadolari 100 ntaje cyane. Umupasiteri kabisa ugira verite mu diaspora nabonye. Ariko ameze nka profete Ernest Sabere kamubwire. Aho uzajya hose ku isi nta gihugu kiruta u Rwanda. Sha ntacyo. Muve kuri bya bindi ngo imihanda ngo ntago muragenda nubwo wenda ibihugu tuba tuvuga ko ari bya Afrika makavuga ngo muravuga iki ngo my friend, na Kenya, buriya Kenya ni igihugu giteye imbere cyane. Abantu bazibya economy barabizi. Ni igihugu giteye imbere cyane. Gifite billions na billions. Donc budget y'igihugu iba ari amamiliyari. Kandi muzi twebwe ukuntu u Rwanda bimeze. Ariko ikintu u Rwanda rufite gikomeye nabonye. Sha nako ni bibiri. Dufite ikintu bita umupolisi n'umusirikare bari ku murongo. Nawe rero ugahita ubona ko ari smart kabisa. Cyo ni icyambere. Donc umutekano. Moni yarabivuze polisi y'u Rwanda n'abasirikare bambara neza. Oya man ureba umupolisi w'u Rwanda, umusirikare w'u Rwanda ugahita uvuga uyu muntu ni umupolisi. Harabo twahuraga bari kuzerera n'imbunda muri ntuze mane nabo. Sha ukabona ari umugore twahura sha nta kintu bimwe. Abandi mbona kwarira ikiganiro aca muri frame sha ahetse imbunda nka gutya nk'ukuntu muri ahetse nk'uruhago. Wewe nk'umuntu wikoreye igitoki. Afite ikigori sha hano ku ruhande.
ahetse imbunda gutya ngo afite n'ikigori agenda kirya ubona nta kibazo muri kaburimbo. Ikindi kintu nabonye muri Kenya uburyo borora inkoko mu mujyi nko kwa Rubangura ukabona hateretse inkoko n'inka. Inka zo zira muri rompuwe hari icyapa cyanditse ngo welcome karibu Nairobi. Inka muri rompuwe y'umujyi nini ugasanga inka ziri kurisha buriya bwatsi buri muri rompu kandi zitembera no muri kaburimbo n'abayobozi bakahacubana nta kibazo. Ejo ndi bagiye ari kuko muri Kenya babaga kuwa 4 niba atari kuwa 5 kuwa 5 nibwo bajyane nibo harimo isoko ry'amatungo isoko ry'ihene isoko ry'ihene riba kuwa 5 CHITA yarariremye ibaze he kubona narariremye nye kubera yuko buriya ngewe ndi umuntu CHITA yaremye isoko ry'ihene muri Kenya ngewe ndi umuntu uba cyane muri firidi y'ubuhinzi n'ubworozi no mu Rwanda nsanzwe mbihakora Irusiga yego hari mu karere ka Rulindo mfite rero uburyo njyanye wagiye mu ihene guciririka ngo ngomba uko bimeze hariya naho nagiye kukubaza ihene zaho ko se kurumeze nuka we kubera iki se kurumeze nuka niko zazimeze nyine urumva mfite rero bimwe mu bikorwa nkorera hariya sije kuba mfite y'umuryango sije kuba narakoreye ibiganiro nkorera y'ubworozi muri quartier ntaraza kubabwira ndahavuga ubworozi bw'amatungo naho nanyuzeyo rero njya kureba uko bimeze hari umunsi mwagiye kureba Sani wagiye nkimara ko twakubuza kuri telefone shaho duhangayitse oya telefone ntayo WhatsApp shwi oya nandi gukoresha indi yo kuri channel kuko iyo ndi hariya niyo ariko uzi ko cyabaye ikibazo mpamagara akabaganza shwi oya nari nagiye mu mirima ikibazo cyane telefone yari yanzimanye iri main ariko indi yari iriho ngiye mu mirima rero ndabanza ndeba ukuntu bimeze ujya kurema isoko oya njye kujya mu isoko ry'ihene niyo mpamvu buriya ni isoko ry'ihene nariremye mbashaka kumva ukuntu bimeze kuko njye nubaha ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane bushingiye ku matungo kubera ko amatungo arunguka cyane abantu benshi bajya mu bworozi cyangwa bakifungurira amashopu muri sheke oya ubworozi harandi hano hari amahirwe abenshi bajya mu bworozi bajya mu ngurube n'inkoko gusa kandi ukunda ingurube nubwo utazorora ingurube kuzorora urazikunda ndavuga kuzirya uza amafaranga ingurube zinjiza oya urazikunda kuzirya gusa kuzirya nge ntabwo ngiye n'inge ingurube reba muri kamera neza bagufate oya CHITA babwira ko atarya ingurube erega ingurube ni inyamaswa ni nkuko buriya abantu ntabwo barya inka barya inyama z'inka ngenda avuga nyine ingurube wowe urya ingurube ukarya ingurube washyira mwanda se urya inyama y'ingurube gusa oya mwanda ushobora gusa inkoko nta mwanda zigira se CHITA tukaba tugeze ku kintu kijyanye na smartness y'u Rwanda n'uburyo umutekano nyine ibintu biba bipanze uzi yuko umupolisi aguhagarika nakoze iki aturi umunyamahanga hezo kibazo ni bimeze gute nyine ati nipateke kitu kidogo nipateke kitu kidogo chai tugenda gute handi turi gukorera ibiganiro tekereza ko twari umupolisi akaza sha uri mu kiganiro afite turi ku rusengero turi gukorera ikiganiro ku rusengero umupolisi aza kwishyuza amafaranga yuko turi gukorera ikiganiro ku rusengero afite imbunda kandi yaduca amafaranga menshi ibihumbi 1500 1500 by'u Rwanda ni menshi cyane kubera ko twicaye nk'ano umupolisi ibaze nk'ungano twicaye ugiye kubona ko umupolisi w'u Rwanda araje ati murimo ntabwo byemewe murishyura 1500 n'ibitari byo ngibyo imodoka ibaze bibayeho ntisohoka nibigenda gutyo rero iyi modoka kandi afite imbunda mugenzi uhagaze hari kuri gate u Rwanda rero rwubahwe barayohereje nabo yambuze reka umva we Miss Muheto nabonye afite cyangwa nibyo nabo yashaka kumwe muhamagare twumve oye ngaho ntacyo muhamagara umva umva mani niko dukupye ugiye nese ntawe mugiye kongera kumuhamagara yambuze dukupye ugiye ushaka gusanga byihutirwa umva uriya mutipe we na ntuze wa Muheto bimeze gute shaba ari abantu nabonye ibintu bya crash bishobora gufata intera idasanzwe uriya mudamu wakundanaga cyose nagwa n'inzoka afite oya ni umukobwa oya ni umudamu kuko ni umukobwa kandi afite abana oya umukobwa oya ni umugore nese uko cyose yateretaga umugore ni umugore cyose akubwiye ko yateretaga umugore nukuri cyose yateretaga umugore we na Muheto rero hashobora kuba harasha ntabwo ari hashobora
buriya ibintu kubona umuheto ibintu n'umuhungu Muheto, oya. ndamufasha gutyo ndamufasha gutyo n'akandi gafoto nabonye barebana mu maso ubwa mbere nimbonye na Muheto afite isoni. Muheto afite isoni ubona nyine ko hari za fosete ze ziri mu kazi umusore nawe noneho uriya mutipe yabeshye ngo crash ahubwo kandi noneho hari undi mukobwa bavukana ukunze kuba uri kumwe na Naomi w'umumetisi harya yitwa nde harya yitwa nde umukobwa w'umumetisi uzari mu kigare cy'aba Naomi hari umukobwa w'umumetisi urimo ni mushiki w'uriya mukobwa kandi uzirikane umubano ni mushiki w'uriya muhungu uzirikane umubano uri hagati ya Naomi na Muheto aho ngaho ubwo shingiye kuki kuri kuko umwe yarabaye Miss Rwanda 2020 undi agakorwa 2020 oya niwo mubano ngiye arimo 2021 kuki burijwemo nuko harimo Grace ngiye nabonye ariko banakundanye nabonye karaga couple kaba ari sawa ari sawa ko nkunda cyangwa nabwo nibyo nshaka kubwira Naomi basa ari byo reka nze numve audio ahise yohereza Yesu Naomi koko Tsanze ariko ibintu bishimisha CHITA ibaza ko iyi couple yanuze ya Muheto n'uyu muhungu gushimisha audio reka mbe ariko uzabayoborera ubukwe reka turebe oya ibintu Naomi yanyandikiye ewana ni hatari kabisa ubu ntabwo ari invitation y'ubukwe ariko ntuyisoma amazina uzi uko ari Naomi we oya hindukiza gutya turebe batagira ngo ni brag sasa Miss Naomi isi ya nimero yese hindukiza nyine gatoya kugira ngo urebe urwo rupapuro aya oya reka turebe oya zana ndebe uzi ibintu bigize icyaha ushaka gukora ariko Muheto n'uriya muhungu bararyohewe pe uzabayoborera ubukwe uzi umukobwa ubwira ngo crash agahita aseka cyangwa agahita ashyiraho akantu k'akayemoji yifashe mu maso gutya ngo hari ibyabaye reka nongere nibutse kandi Miss Muheto dufitanye ikiganiro bidatinze reka mbanze nongere nibutse nyampinga w'u Rwanda 2022 Nshuti Divine Muheto ko ubukwe bwe ko nyobora ibirori by'ubwoko bwose byo mu bukwe kandi mubwire ko rwose Nshuti Divine Muheto ndagushyigikiye tukuri inyuma ku musore wihitiyemo nubwo ugifite isoni nabonye asigaye yamamaza Pampers Pampers koko zije gute ndi kumubwira ibijyanye no brand ye ese aka kanya barahita babyara oya nuko umutwikira manje mbwire Muheto n'abandi bakobwa bakiri bato ko ubukwe uracyabuyobora kandi ko ndacyabuyobora kandi ikintu wa muntu wigeze kumubwira ngo uyobora ubukwe kuri make ati dufite 40 kandi buzabera umuhanga kuyobora ubukwe kuri make wavuze ko ari make imuhanga n'abandi se transport bati ariko wavuze ko ari make ndagira ngo mbwire abantu bari hanze y'u Rwanda by'umwihariko abantu bafite buriya nibo bookings bazireba cyane tugiye kuza mu Bubirigi tugiye kujya i Burundi tuzaza i Burundi tuko bishatse yateguza CHITA hakiri kare oya Amsterdam hageze yo mu kwa mbere ntago mbizi ariko nzi ariko ni mu gihe cya Schengen Israel nayo birashoboka hari amahirwe muri Israel naho hari gahunda Prophet Ernest afiteyo kandi dushobora kuzayigiramo uruhare nayo ikindi hari urugendo rwo muri Canada ni byinshi ariko aho tuzahera namwe murahumva mwahumvise love from abarundi mushyiremo tudarapo turaje bagabo bashinga Burundi ni vuba cyane i Buruseli naho ngo urugendo rujya i Burayi bizahurirana na Schengen nyine zira countries zose za Denmark za France za Belgium za ni Belgium cyangwa ni Belgique yego umusaza niyo bagenda bicurika abantu bari mu ariko anyway i Burundi ni very soon abarundi bashinga ntahe ari basi Burundi tuzabaho icyumweru cyonyine ntago cyaba ari kimwe gusa ntago cyaba ari kimwe gusa i Burundi na Bruxelles ni vuba cyane bitarimo brage na nkeya turaje kandi bizagenda neza ariko noneho tuzagenda mu ndege nini pe Burundi koko CHITA ukunda indege cyane oya nta nubwo ari wenda ako warishimye ngiye byaranshimye ntabwo ari byiza kubera ko wari umaze igihe ubabaye akantu ka depression abantu bakuvugagamo nanjye hari uburyo mvuga ariko wa mugani depression kubera iki muyipima mu bantu mugendeye kobwa wacu CHITA karamutse ka CHITA va muri telefone yawe na mbyo ngiye nabirambiwe oya hasi wahamagara Divine Muheto akamubaza uko bimeze turavuganye iminota 2 n'amasegonda 7 yego
Umva reka dusoze. Reka dushimire abantu badukurikiye ariko uze kubaha nimero. Wereka mbanze nshimire abantu bo muri Kenya twahuye nabo. Buri muntu uzi neza ko twahuye baba abanyamurenge, abanyarwanda, abarundi. Kidumu nabuze umwanya wo kuganira nawe. Yaratashye ababaye cyane. Yatashye ababaye cyane. Kidumu yakunyujemo ijisho n'ubwo ubu yabinyana. Ntabwo ari ngewe. Ni ikibazo cy'igihe gusa. Urumva si igihugu cyanjye yari ahantu bita ngo Kilimani, nda ahantu wari mu cyaro ahantu hitwa Gidurayi. Oya sha wibeshya Chita, givugisha ukuri. Oya ba ni Gidurayi. Oya wibeshya. Zira karite zari ariga mbaziza. Kandi ahantu nagusize sinahibagira. Nagusize Gidurayi ngiye ahitwa Social Estate kwa Kabaganza. Wagivugisha ukuri koko. Rimwe basi uvugisha ukuri kugira ngo ntabwo ibaze nk'aho muri Kenya bazanutse dutuye. Ukabubwiye ngo twari duteye Gidurayi. Oya Gidurayi nahitwa Kayole nizo quartier ziri favorites kuri wowe. Kayole nahitwa za Kitengela. Ya Kitengela ni kure. Ahitwa River Road. River Road. Twarana bita Kasarani. Indi quartier watinzemo nahitwa Tomboya. Beba. Hano wancimishe ni kawana mwereye kuri parking. Bagira parking hotel hariya muri Nairobi. Arababeshye sabe. Babeshye. Yanyweye kawa yanyu muri Kenya igura amashiringi 20. Yagwa ko yeze. Nagafuniko kayo. Kawa sibaho. Siyo mwari muri gusangira na Aimable. Kare. Ikawa y'amashiringi 20 koko. Yazugaye yukawa ibaho. Ubwira abantu buguraza kubaha nimero. Yikize. Nimero yanjye kugira ngo abakeneye Burayi. Oya. Twe turetse. Ntayo ndi bubahe yawe. Kandi koko ibaze ko turi kuvuga ibintu by'Uburayi ntarabona visa. Neza ufite visa. Ntayo. Idoretse. Basi rero ubwira ko baje ngo visa muri Kenya bayibonye ryari. Nabuze ikintu neza neza n'icyo. Twayibonye ahubwo gute? Ngo byagenze gute ko ari ibintu bigoranye. Reka nshimire abantu muri Kenya, nshimire David Pro, nshimire Sani n'umuryango, nshimire Timu Kanyamukwengo, nshimire Kidumu, nshimire Aimable, Hirwa Sincerité na Couple, Hirwa na Clarisse, n'abandi batandukanye twahuye nabo muri Kenya. Wari wibagiwe Lilian Kabaganza? Ni benshi ntago umuntu yavuga. Ndabaha part. Hari n'umudamu waje kundeba ucururiza mu mujyi ibintu by'ubwiza, izina rye ndaryibagiwe. Ni benshi ku buryo umuntu atarondora amazina ngo abantu ba Murenge Cinema, abantu ba Kanyamukwengo team. Reka dusoze. Twari kumwe na Chita, mwumvise ukuntu urugendo rwamugendekeye, byamushimishije. Kandi nkuko twabibabwiye i Burundi ni very soon. I Burundi naho ntabwo nzajya muri hanyuma Belgique yo mu ndege. Buri muntu wifuza ko tuzamusura cyangwa se tuzahura nawe, abifuza ko tuzakorana ibiganiro, nje gusura, ariko binashobotse umuntu yakora ikiganiro. Ubishoboye yaze kutwandikira muri DM. Hara niho honyine nzajyayo simfate video. Kandi ubu ngubu urabihakanye. Oya ntago bihakanye, ndabyemeye, niyo mpamvu cecetse. Yego Chita wakoze cyane, nyagasana kugirire neza. Reka nshimire uyu mugabo wakwambitse nibura gatuma ugaragara neza cyane. The trainer. Umugabo wambika abantu mu buryo budasanzwe. Afite amakoti meza cyane kandi ari unique, pardon. Nshimire n'umugore wawe watumye wemera ko dukorana ikiganiro. Anyway, mufite amafoto meza kwa Gahongayire. Aba yabyemeye. Umva amafoto yawe n'umugore kwa Gahongayire, bwana ni gutya. Kibazo ariko bari kudufotora buri mwanya kandi ntabwo ari byiza. Erega nibo bari bamubonye. Oya ntabwo ari byiza. Ziko ngiye foto Serge Marilyn Muhizi Serge yamfotoye ari imwe gusa, nayo hageze yo yapostinzwe na Gahongayire gusa. Umuntu ataricara neza ukabona bari. Reka nkwereke ifoto, warayibonye? Nje kubona yanjye n'umugore bazinyoherereje nazibonye. Reka ze guhereke. Reka ze kwereka ifoto. Mu gihe uri kunyereka ifoto nibereke cyangwa narayibonye. Ariko ifoto yawe n'umugore ndayerekana. Nta kibazo. Mwari mwishimye. Ibaze Chita agisohoka mu ndege bati karibu muri Serena. Oya mudamu yaje kunyakira ku kibuga cy'indege. N'umwana wanjye w'imfura. Oya. Niwe mfura nibyo. Nangize ni uwa kabiri. Yaraje kundeba. Uriya mwana buri yarankumbuye cyane. Tujya tuganira. Madamu yakubwiye ngo iki nabonaga yakugumanye, video nyerekane se? Yaguhobeye yakugumana. Oya biriya byo ntabwo nabivuga kuko umugore wawe ibintu yakongoreraga ngiye byarancana. Oya ntabyihorere biriya. Ahubwo dore icyo nshaka kubwira abantu. Reka mbereke iyi video. Iri muri iPhone. Oya yihorere. Banze mbwire abantu bari kutureba, bari ku isi hose. Shema nizere kuri kumfata ameze nkuko bikwiriye. Nje kubwira abantu by'umwihariko abari mu Rwanda cyangwa se hanze y'ubutaka bw'u Rwanda ko
ukeneye gukodesha cyangwa kugura imodoka ni muri Dova Business Company. Ikorera igikondo kuri Kiliziya. Uhageze baguha ibindi bisobanuro, discount biba byoroshye kandi bigenda neza cyane. Dova Business Company urayisanga kuri Instagram, urayisanga kuri website, ndaza kubaha contact kuri CHITA Magic. Video y'umugore wawe reka nyerekane. Oya wiyerekana. Rimwe. Oya. Oya. Biretse. Hey, CHITA wakoze cyane. Bonne Murakoze chance Nyagasana cyane. kugirire neza. Hoteli ya mbere mu Rwanda ni Merci beaucoup. Hoteli ya mbere mu Rwanda se? Hoteli Galaxy. Galaxy. Yirubavu ariko. Ereka kuna macita. Umutwe uratuma bawubona. Hoteli yirubavu niyo nziza. Wakoze cyane. Nyagasana Thank you kugirire so neza ntiwashimiye amuza wakogosheye kuri make. Amushaka bakorera ahantu heza. Amuza wingiye kumuvugaho byaba birebire. Hari ibintu King James yamushinje ntavuga hano. Ariko nibyo. Ibaza ko yo gushaka King James akiga muri AP mu wa mbere. Oya, kuva 2007 zobora King James yarakiri yari muri AP. Yego. AP rugunga rwose. Amuza, thank you so much. Uri umwogoshe mwiza ariko ntago uri muto.